Yewe muga narinje muga narinje ngo mumuhe urupapuro runjyana kuri wa mudogiteri umwe ufasha abagore kuboneza urubyaro. Mbwira bora mpamvu y'irya cyangwa bahise bakuba azana kudutwara se bura sereka ndabaza uramuntu ari yakutwaye ese mbacika bari sebera none ngera kubivamo ashaka kuri nawe watubirije nafi cyangwa bite Gogo nitwa Shenge Dumara bini beni hariko. wabonaga ngere biraje ntabivamo n'ibintu akorera niba babiteye no kureka mubwira umuntu turaje afite gahunda ya saa munani ese wabihaje yarundi saa kumi n'imwe za nimugoroba ngene tukajyanye atanaje aho saa kumi n'imwe za nimugoroba tugenda gutaha twanabivuyemo twari tugiye kubivamo akapesa tubaceka harya ni Murekatete Yvette Nakubwiye ngo nitwa Shenge Dumara bini beni hariko. genda Ibyo na Murekatete Yvette urumva byaba bihuriye ko. genda kumfashiriza mase mwaraye ariko oya uwe ko cyugo gutwara yego naga tumeze nkana bari ngo tugufashe cyane Wampa urupapuro runjyana kuri wa mudogiteri umwe ufasha abagore kuboneza urubyaro. Nitwa Shenge Dumara bini beni hariko. washaka igese ariko muri Nashaka ako ndakohereza tu abandi ba harya ngo witwa Shenge biki Nitwa Shenge Dumara bini beni hariko. wamufashe iki Mwampa urupapuro nyine rujya kuri wa mudogiteri ufasha abantu kuboneza urubyaro. ibyo ntabwo mbikora reba uriya niba ubikora ntabwo ibyo ngibyo njya mbikora cyo kora reka mbibwire None se ko nuriya ari Ya. umwana w'umusore yarafotoye hano ndavuga ati sawa nanjye mbyutse mutesha umutwe atayamaye ubundi yatwaye yewe mbabizi kuriya nawe ambwiye ngo ntabwo serivisi ayitanga se ntabwo ari mwe mwohereza abantu ku badogiteri kanze gufasha ako ndahita nyakora ariko umva uriya musore nta hantu muzi we inde uriya musore mwari muri kumwe kirage nta hantu muzi uramuzi mwana ni cya gihe dukora afite ku kazi yaraje kumufasha ndamwibutsa ahubwo nabonye yarabyibushye ukuntu buriya se nibwo mbona atajya yinjira akasha yarabyibushye twebwe twaragiye nyine twigenda turi ahubwo nagiye guhamagara mbaga ndi guhamagara mubaze kumubizi ariko nabonaga biteguye neza buri kibazo cyane wa musore Mike nuzi ko twasigaye turi bane yaje kwikubita ahita agenda nibwo nanjye ariko umwana biryoha ukuntu twaryoheye abantu twagiye harya serivisi ushaka Narije ngo mumuhe urupapuro runjyana kuri wa mudogiteri umwe ufasha abagore kuboneza urubyaro. ariko kutanyetse n'amafoto nibura basi maze niyo ndi gufungura anyereka nari mfite amatsiko mu gitondo numvaga ari byo bintu ndi buze kukubaza nyihagira urashaka kwiteza urushinge rw'iwe ngo rukuvura uburobo Wenda ufite ikihe kibazo wowe mu mutwe nta soni urabona ibintu amaze ahangaha mu nzu uzajya hariya agaruka hano iyi telefone yimpereze nawe mpereza telefone wawe vuba soni
Kihehe telefone. Ubu ngubu murabona njyewe naje ahangaha kwirirwa n'igihe cyanjye. Gahundaje, gahunda witwa nde nababwiye nagize gute ariko se murakora cyangwa mwaje guseka ahangaha? Mwaje gukina? Nicaye ahangaha akanya kangana iki muvuga ibya wikendi, muvuga iby'amafoto, muvuga ibiki n'ibiki. Murumva koko ubwo mutari kwangiza akazi. Ariko muzi abashomeri bari hanze aha. Muzi abantu bashaka kwicara kuri izo ntebe batabibona. Namwe mukabona ayo mahirwe mukayangiza. Nta soni. Umva nshuti. Aha ni kwa muganga. Mubanze mu nyumva. Aha ni kwa muganga mugomba kurengera ubuzima. Ubuza abantu bari abantu bicaye hariya bafite ikihe kibazo, bafite ubuhe burwayi. Wamenye ute ko nta muntu ufite mu isereri ko wamurangaranye? Ubapfiriye ahangaha wambwira ngo wajya kwisobanura imbere ya boss wawe ngo wavuga ibya weekend. Ngaho mundi ihangane icara tuguhereze serivisi. Urabona uriya mubyeyi aramutse atwite se we naye aje gusanga yenda kuva wamubwira iki? Twabyumvishije ujyana kutwishyurira akazi kacu ushobora kwicara ukareka tuguha serivisi. Umwanya nicaye hano noneho urahagije ibintu byose bigira aho bigarukira. Ubu noneho njyewe ntabwo biri bugarukira ahangaha, ngiye guhamagara boss wawe niba ari n'uyu nguyu wanditseho boss noneho ndeba ahangaha. Noneho ngiye kumuhamagara aze anarebe ibyo mwanditse muri izi mashini. Nakomeje mbabwira ngo nitwashe Zabudumara Ben hari munyita bamureka tete munyita ibiki unjyane hari ungarura hano. Noneho araza kuza ari gukemura iki kibazo. Umva kuge n'ikindi gerego wazo dukeneye tubabarira rwose. Namwe noneho ndagira ngo mbabwire ibyo muri bo bishobora kubagaruka n'ikindi gihe. Ngiye kumuhamagara noneho ariho byikemurira. Ibi ngibi nta gasuku wawe tukabarira. Umva twaretse ibyo bivuga rwose. Iciyemo ntabwo ndi bubireke noneho ntabwo mbireka. Ufashe no kuri Kanyita ibintu haze ndebe icyo mubwira. icara tuguhereze serivisi nziza. Tugiye gukorera vuba no kuri. Wicara ahangaha ngenda. Ya mahirwe